ukabona nyine umuntu inzira ari gucamo n'izo nawe uri gucamo ziratandukanye, so bikaba ngombwa ko nyine buri wese afata agatigitoke sushonasi. reka turabigarukaho, ibyo ntabwo ari ibintu twaganira best ahari. Ibyo bintu byaremereza umutwe wa besto, ntabwo byo binabikunda. Besto nanone karibu twagiye tuguha ikaze muri Ali Studio nene. Murakoze cyane. Ako besto uri mwiza, uzi ko uri mwiza no kuri live, uri icyuma kabi. Uretse kuntera isoni. Uri icyuki. Merci. Okay, mubanze muganire wa muganga asa mutanaherukana, ndavuga twari turi kumwe nagiye kumureba mu kazi ke ahantu akorera. ubu ni programme wamubona live ukabona ko ari mwiza. nibwo nabona kuko n'ubwa mbere mubonye kuri video call. Ntabwo muravugana kuri video call na rimwe? Wapi nozi twavuga gusa yaba ari hehe ku buryo tuvugana video call? Nibaza kuko atari boyfriend wawe mutabonana kenshi. Ntago turabonana kenshi na nyine ako turanabonana pe, turabonana none sibwo twabuzwa n'iki kubonana ko mudakundana. none se ubu ngo abantu bose bonana nabo murakundana? yego ariko bitari cyane bidakabije ngo yagiye kumureba ku kazi yagarutse kumureba. natwe ntago bikabije. ubu yaba bikabije ubu twakabaye turi kumwe. ese ariko mufite n'intebe zisa zo muri salo. ireba neza, iriya ni pinki, uyu ni umutuku. Kandi iki ni igitanda ntabwo ari intebe. Ntabwo ari igitanda. No kuvuga uri mu cyumba. Yego. Ushaka ko njya no muri salo kugira ngo making ashaka ko tutari kumwe. Muri ribu yaga ntabwo kino kikiri ikiganiro cyahindutse ribu. None njye muri salo. Muri investigation tugomba gusobanukirwa n'ijambo beso ryaraducanze n'uyu munsi turarisobanukirwa. Nimwe mufite igisobanuro mwenyine. Hanyuma Titi, mbabara unyerekere Nyambo ataraza mu buzima bwawe ukuntu wari umeze. Nyambo besto naraza mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwari bumeze gutya, bwari umwijima. Wabibonye uhita bumera gutya. ukamusubira bashaka ko atakabonye neza. Reka kujya abone igisobanuro cy'umwijima. Reka nze mwereke. Buretse akwereka ukuntu ubuzima bwe bwari bumeze mbere y'ukuza. Buretse urebe ubuzima bwari bumeze bwa Titi Brown mbere y'ukuza mu buzima bwe. Mwereke uko ubuzima bwari bumeze gutya. Yesu. No. Don't play with me, nigga. No, umaze kuza n'ibintu gushimira Imana izakumera umugisha, ubuzima bwanjye tubuzanamo umucyo. Oh my Lord. Mana we, ndumva ngiye kurira. Nta kibazo rira nuko biremewe. Arya imizabibu birashira. Juliette ariko Nyambo nawe ntabwo ari umwana mwiza, reka arya imizabibu. Siko byari biba muri filime ya Yesu, ibintu by'imizabibu. Ariko wari wambwiye ngo ceceke, dore nguyu wari wambwiye ngo ceceke, dore nguyu yaje nda. Oya ntabwo gucecekesha yaje ndikoye kugucecekesha, ahubwo urashaka ubanza mukanire. Ahubwo reka Besto meze neza. Ameze neza. Nanjye nibereyeho muri nariye. Ariko ntabwo ndanywa. Ntabwo uranywa? Kubera iki? Habaye habuze iki? Ntabwo ji irakonja, ndayinywa mu kanya. Wowe se ese ko yakonje? Nta mpamvu. Ndageva kuva kuri Ali Studio yakonje. Wowe wariye? Shange nariye, ubu hasigaye dessert nizo ndi kurya. None se ahubwo mwebwe mukurikiye ino live azaba besto banyu ubundi bajya babaza ibyo bintu bari kumbaza we, cyangwa muhura mu gitondo batanazi aho ibyo mwaraye. Babazi aho baraye.
ariko nyambo uko mvuye no gukorera ku kazi uyu mugabo bamushyize muri filime ko mbona yayishobora. niyo maherezo ndabona agiye kuzamushyiramo. Ni ukuri tugomba kubona filime yitwa Titi and Brown Love Story. Muranye Titi and Brown. Titi and Jojo na Titi mu rukundo. Mbona shakisha title ya filime ukuntu yabimeze. Jojo na Titi. Ubwo mwaba oya Jojo na Titi, Jojo nyine Jessica. Si bakunda kwita ba Jojo. Ubwo ndimo ndashaka utuntu duto. Ego ko Jessica Jojo. Nibura Jessie. Okay. Jessie na Titi. Okay, tuzabishaka nyuma. Uzabahereza best series. Cyaye the true best stories. Hanyuma ariko Titi ukurije Mosira ahangaho urabona ngo atari umwanya mwiza wuko wa televiziyo. Kibazo nyine ntabwo turagira gahunda na sheri wanjye. Ubu ntabwo wa profit ugatera ivi Nyambo ko mbona ari mu bihe byiza. Uziko boyfriend wari kureba ino live nanamubonye hano yateyemo peace. Yego. Dumba se arimo aravuga Dumba ari nawe wakuguriye imodoka niko arimo aravuga Dumba wari gutukana n'abafana muri comment we mwihorere wari kwitukanira n'abantu. Dumba nabo yatubwiye ngo Dumba ngo ari mu bahungu utakunda ngo miterere y'imikorere ngo ntago hafi nimwahuza. Uwo muhungu usiko namujyana kwa mama agahita atukana bya bitutsi ajya atuka. Yes. Hanyuma Titi akazana umuntu uri busaba umugeni akamusaba muri ya ndirimbo yababwiza icyana cyanyu twaragipofotse ngo imbogege yanyu twarayipofotse. Cyanaye mabona ari kuri Dumba yagusabye. Shawa naya nuko yansaba ngo imbogege yanyu rero ngo twarayipofotse ngo nazanye n'amagengo ya nagengo yanjye. Ngo twaje gukora icyana cyane. Ngareba ukuntu anutse ngareba umuntu unutse gutya. Bakamwiyorere Dumba yatuye muri mood. Tumukure muri mood arimo. Gusa turamukunda Dumba arimo mu bantu bakunda showbiz kandi bakirana. Yes. Hanyuma Titi reka nongere ngo ya teste iyo umuntu tutavuga nongere nisubirire kwa Nyambo. Mubwira ibyo wamubwiyeho kuva kare kose atarahari mu kiganiro. Mu bindi Titi yatubwiye uburyo ko mu bintu byamushishimishije bwa mbere ni igihe yagusomaga. Yansomaga njyewe? Ntabwo ndasomana na Titi. Umaze gusomana nande? Ntabwo njye nsomana. Jessica, ku myaka yawe? Ku myaka yanjye se hari umugabo ngira? Nta na boyfriend ugira? Boyfriend ngira ni umwadeperi ntabwo kandi nanjye ntabwo twasomana narashaka. Boyfriend wawe he? Asengera ari muri ADP? ADP yo hanze. Nase urumva Titari umusazi wavuze ko icyo kintu cyamushimishije mu buzima. Yambeshye ni ukuri ko Imana ikamubwire Besto niba hari ibintu uzi wavuze ko nyarabizi ntabwo nyambeshye. Niba wambeshye ubwo ninkuvamo wihangana. Nimba utajyubeshye kuko ntabwo murasomana. Nimba umuntu utajyubeshye. Ntabwo ndasomana na Titi. Ntabwo ndasomana na Titi. Urabiteganya ryari? Ntabwo mbiteganya ko he's not my boyfriend. Ese utamukunda urukundo yakubera boyfriend? Wapi pe? Mukunda rwa best. Uko yaba mukunda rwa boyfriend yakabaye ari boyfriend wanjye ntafite undi boyfriend. Nonese no kuvuga boyfriend wawe muramutse mutandukanye wumva Titari we umusimbura?
ntabwo njya mbyumva nshake kereka ubwo niba ari kwa kundi Imana wenda yikorera ibyayo ariko nyine ntabwo njya mbitekereza. Ariko by the way ni umwana mwiza afite n'imico myiza nyine yenda kumenya nyine imico yenda kumera nk'iyo mu boyfriend wanjye. Ni umwana mwiza kabisa. Kuki wumva atakubera boyfriend? Urimo abana niyo watandukana na boyfriend wawe ngo ntibyakunda? Ntabwo mbizi kabisa. Kuko umwanya wawe ikigaragara nuko umwanya wawe munini wose uspendingana umarana na Titi Brown kurenza abandi bantu ku isi muri iki gihe. Umwanya wanjye ukomeye ntabwo ngusependingana na Titi, ngusependingana n'akazi kanjye. Nyuma y'akazi niwe muntu wundi. Nyuma y'akazi kubera ko urumva boyfriend wanjye ntabwo ari mu Rwanda, so urumva ntabwo tubonana kenshi, turavugana cyane kuri phone. Besto niwe uba uri muri uwo mwanya. Yego. Besto vuga ufite ibintu byinshi mu mutima. Arazi ko watumye aca amarenga bana yanjye. Yabaye Njyewe nyine ntaribi nyine isa yabikubwiye ibintu byose se. Yewe mba mari tu mpora mari nuba mpamagaye ati ngwino nahita njya kumureba. Nuba kuvuga mu bintu ugiye kongera kuharara wakongera ukajya kuharara. Ntabwo njya ndariwe. Ushaka gukora umufite amatwi yumva ibintu mwabikoreye exercise imeze iti usikari ibibazo byanyu imitego irimo murayikuramo gute no uri kudutegera isura dushaka yegora ushatse kuvuga ko utarara iwe se njyewe Nyambo nkarari wese byagenze gute abantu bakundana se nibibaho nawe ni hamwe honyine nyine abantu bakundana ntabwo bemerewe kuraza. Ahantu yararanye nawe n'ahantu hamwe buretse ni kwa muganga yarwaye murwaje. Titi waho wibuka niba mwararanye? Nanjye hari kwa muganga murwaje kuko ajya arwara igifu. So nuvuga murarana kwa muganga. Urumva of course iyo urwaje umuntu ntabwo wamuta mu bitaro wenyine, ariko ntabwo tuba turi babiri bonyine twenyine, abari na sister wiwe. No umbase Nyambo nzi ikintu kiri kunsetsa ari Sudi nyine ari kwisetsa wagira ngo hari ikindi kintu ategereje ko tuvuga. Ikintu cyantagaje ni uburyo mwakoze rihaso y'ibisubizo ibibazo wanya byose muba mubizi mugomba gutanga. Iyi nama mwayikoreye ubundi ibi bitekerezo mwabigize ryari inama mwayikoze ryari yabereye hagana kuki mwumva ko ari inama twakoze twe turi kubabwiza ukuri ntabwo ari inama twakoze. Umva se Sudi okay abantu bari kubwira Nyamboti ngo najye muri salo uzi ko abantu nanu bataremera ko tutari kumwe mani Sudi ibaze n'ukuri ibintu abantu shareka njye muri salo pe n'ukuri mugiye ko jya muri salo kwitugaruka mu cyumba kuko nibwo ndi kukubona neza. ubu murumva Titi yaba afite ibintu bya pinki iwe mu biki koko tuvugishije ngo yari icyumba cyawe ngo ni icyumba cyawe ngo reba umukozi wanjye namubwiye ngo amanike utu tuntu urebe ukuntu yatumanitse ubu nzamanika imyenda gute ubu nzashyiraho ikintu genda utwereke muri salo itugaruka. Abantu mukuri iki kiganiro muzanishyura mwebwe rwose ko abakozi na cream umuntu wa mbere rwose ubonye inora agiye muri salo none connection zirabuze. Oya zasubiye muri kangende kancana amatara. Wihangane ngaho murebe muri salo murabona hahuriye hehe. Ongera utweke za ntebe Titi nabo babirebe noneho ko mutari Titi ngabereke bazi nazimisha amatara yacane nari asa ntabwo bari kubona amarido yawe ukuntu asa n'ukuntu ayanjye sa na parafo bazemera se sha murebe parafo ukuntu isa ya Titi murebe n'iyanjye. Okay ngaho murebe intebe za Titi mwabonye cyangwa
gushyiramo ama effect niko bari buvuge mu kandi gute kandi turi live reka mbereke no mu cyumba cyanjye nubwo hatarimo itara rinini dore icyumba cyanjye dore niki sudire ibintu dukoresheje reba ko nerekanye no mu cyumba cyanjye ubuzima niwe muntu utumye twerekana inzu yose ntacyo twatumye nzajya kwirebera n'ikintu cyo kunywa kuko inyota yari inyishe pe murahita mukora ngo na editing ndamwikira dore uretse guma muri firigo ngewe firigo yanjye nta kintu kirimo shabeso n'unsebye numbwira ko firigo yawe irimo ubusa aba ariho yibere aba arimo amata harimo n'inyanya amata n'inyanya n'izisa ni editi mwabonye umwana wo mu mata reba umwana wo mu mata reba amata aba yuzuye muri firigo ibintu by'amata gusa ndakurahiye sudi no live yawe ni ukuri kwibana ibintu dukoresheje ntabwo bibaho ubundi ni ukuri kandi ndashimye ku cyizere nanjye mungirira mu imaye cyo kunyereka ibyo mutakoresha kubikorera abafana tuba turi kubikorera abafana bacu wenda nawe kuko abafana bacu nibo dukorera nibo bantu dukorera tuba dushaka kubakura mu rujijo ni ukudukura mu rujijo mudushyira mu rundi nta kibazo ariko ni byiza nabyo ariko n'abantu batanyurwa reka mbabaze mujya munywa jinja sana cyangwa muraho murasamye reka Jessica banze yamamaza iyo bayita jinja sana ni akantu karyoshye cyane mana yanjye my friend mujye munywa jinja sana muri live ongera uyerekane dore ngiye bayikura jinja sana mu maduka yose mu ma supermarket na hamwe utayikura okay sawa no tuzagira ikajya no hari na website yitwa guraafrica.com iba hano ifasha abantu kubona ibicuruzwa byose muri Amerika muzagire mukorane ku buryo n'abantu bari muri Amerika cyangwa muri Europe na Canada bajya bayishaka bajya bayibona ku buryo yagibiriho taza kubwira guraafrica.com yitwa guraafrica.com ku bantu bakunda n'ibintu bya made in Rwanda n'ibintu byo mu Rwanda bitandukanye mu cyumba nzimije itara ryo muri salo niyo mpamvu njye ntago ndi muri ba bantu bishe Yezu njye ndemera mbonye nemeye ko mutari kumwe baranavuga ngo turega hagiye n'amakuru avuga ko ngo turabana sinzi umuntu hajya n'ikiganiro twabibonye niko nshaka kubabwira kuri ako kantu ko kubana njye ndabona nkurikije ukuntu mbona inama ngiye kubagira nk'ababesita urabona titi namubwiye nkurikije ukuntu nabonye mu nzu ye hameze hari organize namukuye mu cyiciro cy'abaseribateri namushyize mu cyiciro cy'abagabo nawe ukuntu iwawe ari heza hari organize hameze gute ntabwo ukiri mu cyiciro rwose cy'abakobwa nzi ntabwo ari geto ntabwo itimera gutyo nawe ugiye mu cyiciro cy'abagore urumva ubu ikintu mbona ngiye cyiza aho kugira ngo mugumye iyo mitungo y'urugo mugumye muyisesagure mwakegeranye mukibanira iyo mitungo kugira ngo mugire amasara abiri ibyumba bibiri ibitanda bibiri bitandukanye amashuka abiri mwabigize bikabakira ari Vincent Smith ndagusuhuje ni umuhanzi ukomeye wo mu Burundi ndamusuhuje ni n'inshuti ya Nyambo ndamusuhuje bitazavuga ko ibintu byose navuga gutabyumvaga nabyumvisha ariko ibintu uri kuvuga twe turaba best friend ntabwo twabana mu nzu azabana n'umugabo uzamushaka uzajya kwiyerekana iwabo agatanga inkwano akamuvanayo akavuga ati uyu mukobwa wanyu none ndabyemeye ngiye kubana nawe none se ahubwo bari kutugira inama akavuga ati iyo nzu yawe uyizanemo umugore na Nyambo agende ibyo bira byose abigurishe abijyanemo ibirongoranwa bamurongore bamukura imihanda akabura mutazi abantu bawe barahangane bazitwara umuntu uri kutubwira ngo tumwere ngo tubereke gate shamana muri ubu buzima ubundi hari abantu bahangana mu kanya ariko umuntu utanamukunze actually uwo muntu urimo kugira ngo amumwereke gate mu kanya akubwira ngo twereke n'umuhanda mu kanya akubwira ngo twereke umuhanda ujya kwa Titi birangira ugeze kwa Titi
ahubwo muratubwiye twashiduka batugejeje mu rugo mukabana kandi byari byiza. Nose Nyambo, ubwo twiye kuganira hano mu kiganiro watubwiye ko mama aracyaba Ikibungo. aracyabikire Okay, sinzi ni Ikirehe ntabwo ari Ikibungo. Ikirehe. Yego. Kirehe Hari Ikirehe. Oya. Nibwo nkoresheje ko kera isigari muri Bugesera. oya Yego kumana. Kandi Kirehe ari akarere ni Burasirazuba Rusumo bazi. Mu Rusumo. Ariko kera byose byari Kibungo, niyo mpamvu bikindimo Kibungo. Ubu ntago Titi arahura na mama wawe. Barahuye. Wagiye kumupresenta nka besto. Urumva mama yari yaje i Kigali kunsura. Rero icyo gihe yajyaga avugana na mama Nsabe ni inshuti. Ababyeyi rero bigize abasirimu baratubwira ati ariko ubundi ko mutaduhuza ngo duhure dusangire tuganire bimeze bite. So rero turabipanga. Mama arumva ari yaje i Kigali na mama Nsabe ari i Kigali, baratubwira ko tugomba kubasohokana tubajyana convention. Nge rero na besto wanjye nagombaga mama yari amuzi already ku izina bavugana ariko batarahura. Mama rero ati besto wawe sibwo ko ataza ngo tujyane. Of course nanjye ntago nari kugenda ngo musige, ntago namusiga, turajyana. Rero nubwo mwabonye iriya foto yanjye na besto na mama wanjye, hari nandi yandi nyine hari na Bansabi na mama wa Nsabi, ntago nari nagiye kumwerekana. Ikindi abantu bavuga ngo nagiye kumwerekana hariya ko mwahabonye ko ari convention Kirehe haba convention ya kabiri. Oya no siko aho wakerekanira umukunzi wawe ko ari mwe muhahitamo twetwabigiramo uruhare. Ngiye kwerekana Titi namwereka mama gusa, njye ndi imfubyi kuri papa, namujyana mu muryango nkamwereka famille, ntago namwerekana ahantu hose. Kandi ikindi ni besto wanjye, najya kumwereka famille gute? Baramuzi nka besto, ndetse najya kumwerekana gute ni boyfriend wanjye. Boyfriend wawe amaze guhura na mama wawe se? Aramuzi. Bahuye ryari? Bahuye mbere yuko ahura na Titi. Yitwa nde boyfriend wawe? Ntago njya muvuga ko nagakunda ibintu bya social media. Titi? Yes sir. Jessica amaze guhura na papa wawe? Cyane. Papa wamubwiye ko Nyamba ari iki kuri we bahuye? Inshuti y'akatarasohoka, rigaramuzi arabizi ko papa we ni uburyo yabaye hafi yanjye, ni G yanjye wikwiye kubitinaho. Hanyuma girlfriend wawe amaze guhura na papa wawe se? Njye ntago barahura, bavuganye kuri phone. Ariko Nyambo we bamaze guhura. Nyambo we bamaze guhura. Nyine barahuye na mama wanjye ariko apana kujya kumwerekana muri famille. Nkuko nyine waba uri kumwe na mama wawe undi akaza kubasuhuza kumubwira nyine he's my boyfriend n'ibyo. Alright. Reka kugira ngo iminota itadufata, hari ibibazo bito turabaza Titi kandi ndishimira cyane Nyambo. Kugira ngo dusoze iki kiganiro mbashimire cyane pe bishoboka. Nyambo ni igiki mu makaracteri ya Titi? Ni character udakunda uba wumva yahindura? Ngiye wambajije ibyo mukundira, urigiye kumubaza ibyo se ikiganiro ko ari icyanjye wazantumiye muri gushyiramo nanjye ndakundira. Wavuze ibiki nkundira? Yo avuye se iboro yitarasha nahimbye y'umutoma ngo wazanye urumuri mu buzima bwanjye. Titi warindiriye nkazaza muri group byinamo ukampa tukabyinana. Aha uri mu kiganiro cyanjye ninjye munyamakuru. Okay, ni ikintu nakunda kuri Titi. Uretse gato sinzi nimba ari maratwumva cyafite ikibazo nawe ka internet. Ndengewe se urimo ratwumva? Ndi kubumva nicecekeye, none se mvuga iki kuri kubwira ngo twabonye bakwamiye muri position imwe. Position kugira ngo ntabwo muratwumva. Okay. Ugerageza kubujaho gatoya ukoreye amageste ntari. Nyambo niye character uba ubona
Titi yahindura shana warayize arivumbura pe kwivumbura arivumbura nyine bya vuba nyine sunabwo nyine arivumbura ukuntu ushobora kuba mufitanye nka gahunda wenda iyo tuvuge wenda suge nk'iyo wenda niyo guhura wenda nka 8:00 ukamubwira duhurira ahangaha nibeshya akagutanga ntumuhe impamvu ngo wenda ngambutiyaje cyangwa nabanje kwisiga makeup ngo cyangwa iki usanga yongeye yateze yagiye ari seriye arivumbura sha besto urivumbura pe urumva ugomba kugenzura Titi wowe ni iki ubona Nyamba akwiye guhindura muri character ze udakunda agomba kugira gahunda agomba kugira gahunda nanjye ngareka kwivumbura ni opposite y'icyo akubwiye okay abitsimbarayo Nyambo ni iki ukundira Titi ubona abandi bahungu bose ubabonamo amagweja harya ngo nibimonyo nge nta muhungu w'abandi mbona migweja cyangwa ikimonyo bose ni abagabo ni abana beza ku giti cyabo nta n'umwe mbona migweja ariko Aisha nawe azi kuganira ndamukunda cyane ni iki wabonye muri Titi utigeze ubona mu bandi bahungu cyatumye umukunda kuri uru rwego agira umutima mwiza dore abeja besti jubabarira pe nese ubundi ko mara mbikubwira nyine uri umwana mwiza agira umutima mwiza akunda ikintu cyitwa gukora nyine akunda akazi azi ubwenge cyane byatari nyine umugore warahirwa kabisa ntago babaho nabi bitewe n'ubwenge azi ikindi kintu kirenze kuri we sha azi gusaba imbabazi ariso yakushije ni wa muntu utabanza ngo uce ku ruhande ngo ubwirize ngo azi ikintu cyo guca bugufi muri we ikindi arasenga agira na discipline ni byinshi wabonye ukuntu wari umeze mu buzima bwe utaraza mu buzima bwe ukuntu yari ameze wanabonye ukuntu yabaye uje mu buzima bwe wowe Titi mbere yuko aza mu buzima bwawe byari bimeze bite sha nyine byari kwa kundi biba bimeze gutyo ariko ubu yabigize gutya kandi nako karabone ongera bisubiremo gato Titi mbere yuko aza mu buzima bwawe bwari bumeze bute ku majeste gusa none Titi amaze kugera mu buzima bwa Nyambo bumeze bute straight forward ngira ijambo rimwe umubwira ry'umutoma mutera umutoma twumva uramutse uteye umutoma Titi wamutera umutoma gute nyine ndamukunda ndamwishimira mwifuriza iterambere suna nyine nta kindi kintu namubwira kirenze kumubwira nyine ko ni inshuti yanjye magara for life appreciate Titi imitoma irasubizwa man ntago baya appreciating sibyo appreciate imitoma baya appreciating ntago umuntu avuga ngo ndagukunda ukamubwira ngo merci arabizi subizi barakubwiye ngo bivuge ntago mbizi subizi ko ku mutima ndagukunda cyane ku mutima subizi umuntu wadanje nta kintu kirenze kuba urumuri mu buzima bwanjye I know ibirenze ibyo nta mahane munyamutekereza ku itariki mushobora gukoraho ubukwe no ari studio neya yabaye akagoroba k'ababyeyi reka nkubwire besto oui dukwiye kuzicara rimwe tukareba ibi bintu abantu ubundi bavuga bibaye byagenda gute kuko nkurikije uko mbibona abantu benshi barabyifuza pe ubundi badutwerera bandike muri comment nimba badutwerera mwabutaha mwabwishimira nibatubwire
mukore side yanyu, side yacu mutureke mutwihorere mu biduhari. Mwe muri kibazo cyanyu twebwe ibyacu mubireke mu biduhariye muduhe itariki gusa murebe. Iyihe tariki? Shariko Reka tuzabigaruka. ako titi washobora kuba afite ubukwe vuba kandi nabukora tuzamutwerere tuzamube hafi pe nimuzansebye. Titi ufite ubukwe ryari? Muri 2026. Imyaka 2 uvuye uyu munsi nibyo wita vuba Nyambo? Yego. Biterwa n'igihe numva buzabe. Ufite ubukwe mu 2026 ku muyaye matariki ntago urayatekereza? Titi November ntago urayatekereza? Kwanza ngewe oya ndahari. Uri kwanza ngewe cyangwa Nyambo? Wowe Ntabwo uvuze ko Nyambo avuze ko ufite ubukwe vuba urangije ubwa muri 2026 hagati y'ukwa 8 n'ukwa 12. hagati y'ukwa 8 n'ukwa 12 muri 2026 ariko twitegura ubukwe bwa Titi Brown Yego. n'umukobwa tutaramenya neza. Nese titi kuki babeshye kandi ngewe warambwiye umwaka uta. Umwaka utanu kwiteganyiriza Maibu na kuko besto. Erega mbwira titi. Cyakemutse ikibazo cyakemutse. Oya reka mbwira titi. Bese wamwemereye kwitana. Bese wemere kumwita bu, wemere kumwita shu, wemere none se abantu bose wandikira ngo shu umeze. Aba ari abashu bamukundana. Kiraho ngaho unukiri bese uri Maibu. Nta kibazo bu. Nta kibazo cyose tuzakorera ubukwe tuzabutaha. Umva Titi abantu barifuza ko iryo jambo Maibu urisubiramo ngo wemye. Nemye gute se? Nyine ushize amanga urugero bisubiremo. Maibu bizaterwa n'Imana, byose ni Imana. Yego Maibu ndagushyigikiye tuzabutaha nzagutwerera nzaba ndi mu bantu bari gushyira ubukwe bwawe ku murongo nge uzanshinga imirimo gusa uzagira ibindi bintu ngo byo kwicara cyane ndagiye kwikuramo Maibu. Icyiza nuko reka twa no kwica ibirori ibyari biri my best biranye bibaye Maibu reka bari no dusoreza. Nyambo thank you so much. Thank you so much Sudi. Kandi ndi grateful nago ari abantu bake b'ibyamamare ushobora gusaba nka gutya akaza mu kiganiro akaza kudufasha kuganira no gusubiza bimwe mu bibazo akanisanzura reka. Erega abafana bacu nibo dukorera nibi byose rega tuba ducerebra nibi naha hantu tuba tubereka no kubera bo si byose kuko demo abadushyigikira demo abatureba demo tubona ko kazi demo nyine mani nta kintu umufana nta kintu na kimwe wamwitura usibye kumusabira umugisha ku Mana. Nje nta kintu mani ngiye nkunda abantu banjye nkunda abantu bakunda ibintu dukora nkunda abantu badushyigikira mu buzima bwa buri munsi nkunda mwebwe abanyamakuru nkunda aba bloggers aba influencers abantu bose basharinga boro zacu bro. Abo n'abantu nyine bataba basanzwe mu buzima bwacu. Yes bakurero sinzi rero umustar kuzana ukabona yikomeje yigagaje nashaka nyine yubonye ko abantu banabyishimiye. Yes nagaruka umusezera mubwira akajambo kamusinziriza. Good night. Imana ikurinde. Imana ikumere amahoro yo mu mutima. Ongeraho Maibu. Good night. Imana ikurinde urote neza. Komeza urebe neza. Guma live unansomera comment uraza kubuzimbwira. Nta kibazo uyiteho rero ukomeze uganire na Sudi. Imana ikurinde. Peace. Ani bizo byagwaye bizo nta bya peace. Kwa kundi. Yego. Bye. Wow, nabyivanga murakoze Nyambo Imana imurinde.